Reka dusobanukirwe neza ikintu gikomeye ni update twahawe mu mushinga wa Pi Network. Iyi update ni ikintu cyatumye muri iki cyumweru cyonyine abantu batari bake bongeye kwimukira kuri Mainnet. Aya ni amakuru akomeye, ni impinduka ya tekiniki ikomeye kandi yakiriwe n'abapenea miliyoni zitari nke ku isi. Iyi ni upgrade nshya ikoresha AI muri KYC kugira ngo KYC verification yihute ku bapenea benshi. Ibi bituma migration nayo yihuta uko bottlenecks zikurikiranwa, nuko iyi system igiye kubaka umusingi w'ubukungu bushya bwubakiye ku bantu basanzwe. Ibyashyizwemo none ni ikimenyetso cy'ejo hazaza, ikimenyetso cyerekana ko Pi Network irimo kubaka blockchain ifite abantu b'ukuri, AI yorohereza umuvuduko n'uburinzi bw'amategeko ku rwego rw'isi. Ikintu cya mbere gikomeye cyatangajwe nuko Standard KYC ariyo KYC y'abapenea bose bashaka kujya kuri Mainnet yongewemo AI ifite ubushobozi bumwe n'ubwo yitwa Pi Fast Track KYC. Uburyo bwa Fast Track bwari bwarashyiriweho abantu bashya n'abatarinjira muri Pi kugira ngo babone wallet kandi binjire mu buzima bwa Pi. Ariko kuva bwatangira inzego z'ubushakashatsi bw'ikoranabuhanga za Pi zabonye ko uburyo bwakoreshwaga muri Fast Track bufite ubushobozi bukomeye bwo kugabanya igihe KYC imara, kubyihutisha no kugabanya amakosa. Nibwo hafashwe umwanzuro wo kubushyira muri Standard KYC, ariyo KYC nyirizina y'ingenzi yemerera umuntu kwinjira muri Mainnet Migration. Ibi byahinduye ibintu mu buryo bukomeye cyane kuko AI igabanyije umubare wa KYC zategezwaga kwemezwa n'abantu human validators ku kigero cya 50%. Ubu kugabanya ibikorwa by'abantu byatumye bisabwa byinshi biba byoroshye, bifasha kuvanaho ikibazo cy'abantu bake bari gukora validation mu bihugu bimwe na bimwe, ndetse bigabanya inzitizi zose zaturukaga ku gutinda. Aha niho abantu benshi bari barafungiwe muri Tentative KYC batangiye gufunguka. AI irabakurikirana vuba, irabakuraho ibibazo bitari ngombwa kandi ishyira imbere KYC zihutirwa cyane izatinze kwemezwa. Ibi byose bituma migration yihuta mu buryo budasanzwe. Ikoranabuhanga rishyizwe muri KYC rya Pi rigenda riha imbaraga zidasanzwe, risuzuma amafoto, risuzuma liveness check, rigenzura inconsistencies n'amakosa ashobora kuba mu myirondoro, rigafasha gusuzuma niba hari icyaburamo mu makosa yose, kandi byose bikorwa buri segonda nta kuruhuka. AI ikoresha machine learning models, ikayifashisha mu kumenya kare ahari ikibazo gishobora gutuma application itagenda neza, application yadindiye. Ariko kandi ikora mu buryo bwitonze cyane, ntiyemera gutanga false positives. Uko ikora, niba AI ifite gushidikanya gato, ubwo irahagarika, ahubwo igashyira application mu gice cy'abarebwa n'abantu kugira ngo human validators bakore verification ya nyuma. Ibi birinda ko AI yakwemeza umuntu utabikwiriye cyangwa ngo yange umuntu wari ukwiriye kwemerwa. Ikindi gitangaje nuko AI kimwe n'aya mavugurura atuma benshi mu bakoreraga KYC mu gihugu cyangwa akarere nta validators bahagije bahari. Aba bagenda bafungurwa ku bwinshi. Benshi bari mu itsinda rya Tentative KYC, noneho ubu ku bw'aya mavugurura KYC application zabo zishobora kwifungura ubwazo binyuze mu kongera gukora liveness checks zisabwa na application. Kuva upgrade yatangira, imibare irivugira, miliyoni 17 z'abapenea bamaze kwemezwa byuzuye muri KYC, naho miliyoni 15.7 bamaze kwinjira muri Mainnet Migration.
ibi ni ubwinshi butigeze bubaho mu kindi kigo cyose cya blockchain mu mateka. Crypto yose ihuriyeho nta mishinga myinshi ifite abantu koko bemejwe mu buryo bw'indangamuntu zabo kandi bwemewe n'amategeko kandi byubahirije umutekano wabo. Pi kandi yatangaje ko hari abapayoniya basaga 3,000,000 bari muri Tentative KYC bashobora kwifungurira migration ubwabo bakoresheje liveness check. Abatarabikora barasabwa kubikora vuba kugira ngo batinjira mu gihe migration izaba irimo gutera imbere mu buryo bwihuse. Mu bindi byavuzwe harimo no kuvugurura ku bihembo bihabwa aba validator. Ibi ni amafaranga azahabwa abantu bakoze validation kuva muri 2021 kugeza none, kuko hashize imyaka igera kuri 4 ibikorwa bya KYC bigenda bikorwa. Hari imibare ingana n'ibihumbi by'amamiliyoni, hundreds of millions y'imirimo aba volunteer bakoze. Bivuze ko igenzura ryayo kuyishyira mu byiciro, kureba ubuziranenge, kureba buri kantu kose ndetse no gutegura uburyo bwizewe bwo kubishyura bitwara umwanya munini. Niyo mpamvu byatangajwe ko byose bizaba byamaze gukorwa bitarenze igihembwe cya mbere Q1 2026 2026, kandi byose bizacishwa kuri blockchain ya Mainnet mu bwizigame no mu mucyo. Iki gikorwa cyose rero cyerekana icyerekezo kinini Pi Network iri kubaka, blockchain itekanye yubakiwe ku bantu bafite indangamuntu zemewe ariko kandi bifite umutekano kandi bikorana na AI ifana inzitizi zose mu nzira, ikarwanya bots, ikorohereza abantu bafite imibereho y'ukuri. Uburyo bwo guhuza identity n'ubukungu bwa digital nibwo buzatuma Pi iba blockchain ishobora gukoreshwa n'inzego zo hanze zikeneye identity verification, Web3, AI, metaverse na digital banking nshya. Iyo dutekereje kuri ibi byose tubona ko Pi ntabwo ari ukubaka coin gusa, irimo kubaka digital nation, igihugu cya internet gifite abaturage benshi cyane, amamiliyoni, gifite ifaranga ryacyo, gifite wallet system yacyo, amategeko yubahirizwa, uburinzi bwa AI, ubuziranenge bwa cryptography, umutekano wa quantum resistance n'ubukungu bushingiye ku bantu, ntabwo bushingiye ku masoko ashaka inyungu gusa. Kubera iyi mpinduka muri KYC, ubu abantu barimo kwinjira muri Mainnet ku muvuduko mushya utarigeze ubaho. AI yakuyeho ibintu byadindizaga KYC, human validators ntabwo bagikora ibikabije, kandi ubwitabire bwa KYC burimo bwihuta kurusha ikindi gihe cyose mu mateka ya Pi. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyerekana ko uyu mushinga ugeze mu gihe cy'imbaraga, igihe cyo gutangira gukorera kuri Mainnet by'ukuri n'amasoko agafungurwa burundu. Abapayoniya bose basabwa kubona ko iki atari ikintu gito, ni ibuye ry'ifatizo rigena uko ubukungu bwa Pi buzaba bumeze mu myaka 10 iri imbere. Abatarakora KYC nibayikore, abatarasoza Migration Checklist nibayikore. Ubu nibwo buryo bwo kugena ahakomeye ubukungu bwa Pi burimo kubakwa none, kandi ibyo tubona uyu munsi ni intangiriro gusa z'isi nshya ya digital economy ishingiye ku bantu, ku mbaraga zabo, ku bumenyi bwabo no ku mikorere y'ubucuruzi bwabo bwa buri munsi, kandi ibi byose bitangiye gutanga umusaruro muri iki gihe.